twamagambo avuga ngo urupfu rwa Yesu. Yego. Maze isaha zibaye 6 haba ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Kugeza ku isaha ya 9. Haleluya. Ubwira kabiri. Ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati Eloi Eloi ya lama sabakitani. Bisobanurwa ngo mana yanjye niki gikundekesheje. Maze bamwe mu bahagaze aho babyumvise baravuga ngo dorere arahamagara Eliya. Nuko umwe arirukanka yenda sipongo ayuzuza inzoga kereta ayishyira ku rubingo ayusomesha ati reka turebe ko Eliya aza kumubambura. Maze Yesu avuga ijwi rirenga umwuka urahera. 38 mwenda ukingiriza hera cyane urusengero utabuka kabiri. Amen. Uhereye hejuru ukageza hasi. Umutwaro utwara umutwe w'abasirikare wari uhagaze yerekeye Yesu abonye apfuye atyo aravuga ati ni kuri uyu muntu yari umwana w'Imana. Hari abagore bari bahagaze kure bareba. Muri bo harimo Mariya Magdalena na Mariya nyina wa Yakobo muto na Yosefu na Salome. Abo ubwo yabaga i Galilaya nibo bamukurikiraga bamukorera n'abandi bagore benshi bazamukanye Yerusalemu. Amen. Ahantu nashatse cyane umwenda ukingiriza hera cyane nk'urusengero utagukamo kabiri uhereye hejuru ukageza hasi. Natekereje fenomene y'Imana ku bana b'abantu irancana kugira ngo abantu ubundi twari dufite uburenganzira bwo kuza mu rusengero. Bibiliya yavuze ngo umwenda wari ukingirije urusengero utabukabuka. Fenomene yo kudusubiza uburenganzira, gahunda y'Imana yo kudusubiza uburenganzira kwari ukubanza Yesu akabambwa akamanikwa k'ikivume k'igisambo. Murazi nk'abatindiye yarabambanywe n'ibisambo bibiri. Mwumva iyo fenomene y'Imana. Ariko kugira ngo umuntu agire uburenganzira bwo gutinyuka bwo guseruka ahera ahera, igihe cy'abatanzi umutanzi yagaza abayejejwe akagenda iyo yageraga ikizinga icyo cyose iyo yinjiraga ahera ahera bamushyiragamo umugozi kugira ngo mubyumve hariya kize nta muntu n'umwe twari dufite agaciro ko hano. Umutanzi akinjira iyo iriya ahera ahera kubonana n'Imana yaba yagiye afite umutima w'inama bakamushyiramo umugozi kuko nta wari ukwiye kuvana y'umurama. Hoya bagashyiramo umugozi bakagenda bumva amashugi n'amayunga ariya yajagera amayunga bumva atakirimo akoma baranyeganyeza umugozi bakumva reka bagakwega umurama bakagenda bakagushima. Yesu yitegereza ibyo byose abona nta mwana w'umuntu n'umwe uzabishobora. Muvuga ngo amen. Aravuga ngo uriya mwenda ukingirije nzawushwanya gusa nzawuca uhereye hejuru ukageza hasi kugira ngo umwana w'umuntu abone uburenganzira. Kuko ejo bundi narimo tegera ikiganiro Mpyisi uriya musaza ari mu bwenge bw'Imana. Abanyamakuru baramaje Mpyisi ko tuba turi abanyantegeke wagiye wihangana tukaza ukaturambikaho ibiganza ukadusengera natwe tukagira umutima wo gukora Imana ngo araba atuvubira bigoki. Ati jewe Mpyisi yoza kuba ndi umushobozi ushoboye gusenga simba narasengeye umudamu wanje ntapfa cyangwa umwana wanje w'umuhungu wapfuye mureba simba naramurambise. Ati umwe ufite ubushobozi n'umwe. Haleluya. Ni Yesu wenyine. Ati bari abantu bose bazabiyita ba bishop bazabiyita ba apotre bazabiyita ba musenyeri bazabiyita ati bariya n'abakozi b'imburamumaro n'abakozi batoya. Umugabo nyamugabo watwijije hera hera watabukije mu mwenda incuro ebyiri uratabukamo ni Yesu wenyine. Haleluya. Yesu niko ni yanje ngenderaho. Yesu wenyine iyo
utaza kuba Yesu nta muntu n'umwe. Bibiri zivuga ngo yitegereje n'abamarayika barimo bamuhimbaza boza babona mu mafuta. Abamarayika baremwe mu buzima bwo guhimbaza Imana no kwisingiza, baza bicara gusa bavuga ngo uruwera uruwera uruwera, ugaca mwijoro gatajoro niba gutana mama hose ha n'umuco Imana n'umuco waho. Ariko baza bitegereza bahaga guca ngo uruwera 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 uruwera, wakabitegereza akababona ngo bagoko barata bafite amatabi. Ariko umwami w'abami ngo yaravuze ngo nibyo wabumbura igitabo aritanga umwana w'Imana Yesu Kristo. Yesu niko yanje ngenderaho. Mwishingikiriza ku mugabo waduhaye uburenganzira, waduhaye ubushobozi bwo kwinjira hera. Jewe biregeye nari kwiriye gutunguka, ariko nzatunguka mu maso hiwe kamubwira ngo Mana uzi umutima wanje, kayibwira hera hera. Nimwishingikiriza ku mugabo w'abagabo waduhaye uburenganzira, waduhaye umwanya wagize. Bibiliya yavuze ngo amaze gucikana ngo isi curugira kugereka. Yesu ngo ukomeye, nta muntu urapfa ngo amateka abe mu isi ngo umwijima waba ntibibaho. Ariko Israheli, agace ka Israheli hose kabuditse mu mwijima amasaha atatu arashira. Umusirikare ngo wari uraho ngaho waravuga niwo wari wamubanza, waravuga ngo nukuri yari umwana w'Imana. N'abatabyemera barabizi ko Yesu ari umwana w'Imana. Nimureke twishingikirize inkoni ikomeye iducisha mu gikombe cy'igicucu. Yemwe taho twoca tudafite Yesu. Imana bahereze umugisha, nimwakira ijambo ry'Imana. Imana yongeye kutuzuza turi bazima. Imana ishimwe. Uzukuri ngiye gushima, sinari mpari umwaka ushira twageze za gahunda nyinshi, ariko ndasaba umuryango ko baza tugashimana bamuvuguruza n'ingana umugabo Kadogo w'Amarugano Tari n'abandi mwese mu muryango. Imana ishimwe. Turashima Imana yuko Imana yaturinze umwaka wose. Ni munini cyane kuba tugihagaze bangana batyo, murabona turi benshi, umuryango ungana gutya n'abandi benshi batabashije kuboneka. Imana ikaba yaraturinze twaba twararangije umwaka turi bazima. Imana ishimwe. Umwaka ni munini, hagiye habamo ibintu byinshi bitari byiza bitubabaza, ariko muzukuri tukiri muri iyi si ibyo ntibyareka kuvaho. Rero ndashima Imana kuko Imana yakoze ibikomeye. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Muri uyu mwaka sinashimye ndizembe yagiye teze muri yari protocol mwese muramuzi. Muzukuri ndizembe sinzamenya gahunda z'uko zagenze, kandi ndizembe Imana yamuhaye amasezerano ko azaje hanze ari muri pirizo baramufunze Cyangugu. Araza arambwira ngo Imana yaramubwiye ko azajya hanze. Uzajya hanze gute? Hanze gute? Nabonaga bitazakunda, ariko muzukuri umugambi w'Imana ntuzo uhinduka, kandi umugambi w'Imana ni uw'Imana. Rero ndashima Imana muzukuri kuko nteze yombi yagiye n'umuryango bakagera amahoro. Imana ishimwe. Ibyo ni ishimwe rikomeye ku mutima. Umuntu azavuga ishimwe ukumva nturivuze kuko riri mu mutima, ariko ni rinini. Imana izumve kandi yakire. Imana ishimwe. Nanone nari mfite murumuna wa Nyazuba yashatswe hanze n'umugabo, nawe yari amaze iminsi myinshi cyane, imyaka igera kuri 3 ndetse irenga. Nawe ejo bundi nawe mbona biciyemo, nawe asanga umugabo wiwe. Imana ishimwe. Rero n'ukuri Imana ishimwe. Imana yarakoze. Imana ishimwe. Rero kuri ayo mashimwe akomeye ari mu mitima Imana yakoze. Imana ihimbazwe. Muri uyu mwaka urumva ko twagiye tubonamo byinshi, hamwe byaratubabaje, dupfusha ababyeyi, dupfusha abasore,
ariko twongera kubonamo n'imigisha twarabyaye twabonye n'imigisha Imana ishimwe. Ndashima Imana yuko Uwitema yavuye muri Kongo muri za ntambara twari tumaze igihe tutabonana kinini cyane, ariko ejo bundi tubona haje. Imana ishimwe yuko Imana yakurinze akazana ubuzima twongera tukabonana. Imana ihimbaza ko yarinze umuryango wose n'ingana bimumuriza. Ni byinshi ntitwabasha kubivuga, n'ibyo navuze ngo harimo ibyiza harimo n'ibibi byagiye bitubabaza. Umubyeyi wacu yitabye Imana niko Imana yari yarabigennye, ariko ndashima Imana ko n'ubundi bariho kandi bameze neza. Imana ishimwe. Rero mu by'ukuri nshimira n'itorero ryose muri rusange ko Imana yaturinze twese, abayobozi, abamama, abaririmbyi, twese turi bazima. Imana ishimwe. Imana ishimwe rero kubwo y'amashimwe. Numvaga mfite indirimbo yo kuvuga indirimbo zivuga ngo sinabona amagambo sinzi niba hari bari Imana bamugisha. Murakoze cyane, Imana bamugisha. We'll see you there.
Jesus. Jesus. Turishimye kabisa yuko tubonanye nawe kabisa, mukaba mwaraniyumvisamo kandi mutanzi twakomeje kuvugana n'abayobozi tutaziranye, tutarabonana, tutararebana no mu maso yanjye, ariko rero mfite nyine icyo cyifuzo nyine cyo kuzaza kubasura kugira ngo tuganire mu ijambo ry'urufatiro, ariko ririya twasanzeho basogokuru basanzeho, ririho rizahoraho, rihora arisha uko bwije nuko bukeye, uko ibihe bihiringi, uko bigenda buzurira. Ririya ni ishamba, aho uzaja hose uriya ni umuyoboro w'Imana icumi. Cyubahiro ni cy'Imana. Nyamara rero dufite ijambo ry'ahantu, umuyoboro ni Kristo. Uko niko kuri, nutamenya ukuri azaba wayose. Hari niyo shingiro ry'ubwenge na buri wese kwiriye gukora imirimo y'Imana kare. Haleluya. Ntabwo uzava uca mu mwijima ngo bibe tibisigaze binaho tibizaba n'ikindi gihe wo kwihitiramo wenyine, gukiranuka no gukiranirwa ntaho bihuriye, ijoro n'isi ntaho bihuriye. Ifunguro ry'ubwenge ni hano, tuzaganira tukiriwe tukiri hano mu isi muri iyi ngando turimo mu butayu, tuvuga ukuri mu gihe tukiriwe. Reka badushiremo ikinimba mukunda mwanya muto ushoboka, turaza kuganira ku mugoroba ngo ni umwanya wa Haleluya Yesu. bila salasika Jesus.
mbakire muri uyu mwanya wo kuganira amagambo y'Imana. Habaye ikibiho imbeho mu mibiri ariko imitima irishimye. Reka nsabe, reka maze shima Imana. Shima Imana mu by'ukuri kuko uyu munsi Imana yahisemo kugira ngo nganire namwe amagambo y'Imana. Ni byiza kuba umuhereza. Abantu bakunda kugaburirwa, ariko iyo nawe uhawe umwanya wo kugira ngo ugabure biba ari ibintu byiza by'agaciro. Uyu mwanya rero ndagira ngo tubane kandi nawe agaciro cyane, kubera ko Imana yafashije kugira ngo nije itwara umunsi mbashe kuganira namwe amagambo make numva andi. Sabe nanone Thierry adufashe gusoma Matayo 15 hera ku murongo wa 21 ugarukiza ku murongo wa 28. Matayo ibice 15 duhere ku murongo wa 21 turaza guhagarara ku murongo wa 28. Some Matayo ibice 15 Yego. guhera ku murongo wa 21. Utwa amagambo aravuga ngo Yesu akiza umukobwa w'umunyakananikazi. Yesu aravaje mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni. Umunyakananikazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati, mwami mwene Dawidi, babarira umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane. Yagiye icyo gusubiza. Nuko abigishwa be baramwegera baramwinginga bati, usezerere kuko adutakira inyuma. Yego. Arabasubiza ati, sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Nuko nawe araza aramupfukamira aramubwira ati, mwami ntabara. Aramusubiza ati, si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo si byiza gufata ibiryo by'abana ngo ubishugunyire imbwa. Nawe ati, nawe kuko mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo. Imbwa nazo zazirya ubuvungukira buvuye ku meza ya ba nyirazo. Maze Yesu aramusubiza ati, mugore, kwizera kwawe ni kwinshi. Kwizera kwawe ni kwinshi. Bikubere gushaka. Bikubere gushaka. Umukobwa we ahera ko arakira, mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana igumisha. Nanone dusomere mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa 6. Baheburayo ibice 11 umurongo wa 6. Yego. Onyine Paje 229 musezerano. Avuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Amen. Amen. Ongera nanone udusomere Matayo ibice 8 umurongo wa 26. Matayo ibice 8 duhere ku murongo wa 26. Wera ku murongo wa 26. Arababaza ati, niki kibateye ubwoba? Niki kibateye ubwoba? Mwabafite kwizera muke mwe. Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja biratuza rwose. Abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Amen. Amina. Urakoze cyane icara. Uyu munsi nagize ngo tuganire amagambo hejuru yo kwizera. Iryo jambo twararyize kuwa 4 abari hano. Mama Pasiteri Roza yaratuganirije hejuru yo kwizera.
ariko arivuga rimaze n'iminsi ndimi kandi barambwiye kubwiriza ariyo natangiye gutegura ndavuga se zarisubiramo kandi twaryize kuwa kane ibizasa nko gusubira ko kwigana gusubira mu magambo undi muntu yavuze ariko numva umutima niryo jambo Imana ikomeje kumbatira kugira ngo tuganire ijambo tugiye kuganira narihaye umutwe uvuga ngo Yesu akeneye kuko tugira kwizera kwinshi. Yesu agukeneyeho kwizera kwinshi. Kwizera ni ijambo dusanzwe tuzi mu Baheburayo babwiye umuntu wese ngo navuga kwizera turabizi hariya bavuga kwizera no kumenya rwose udashidikanya kuko bizaba ayo n'amagambo dusanzwe tuvuga twese turayazi. Ubundi kwizera mu magambo make ni ugukuramo gushidikanya. Ni ugukuramo gushidikanya gusa. Iyo utegereje ikintu ugakuramo gushidikanya uko niko kwizera. Ariko uyu munsi nagize ngo tuganire kuri iri jambo. Ese Yesu akeneye kwizera kungana gute? Akeneye ko tugira kwizera kwishi. Reka turebe ibyiciro bitatu z'abantu bagira mu kwizera. Abantu baba mu buryo butatu cyangwa ushobora kugira n'ubundi ariko je nahise mu buryo butatu bw'abantu. Uburyo bwa mbere ni abantu batagira kwizera na gato. Ibintu byose bizabiza akabona bibaye ariko ntagira kwizera muri horoscope. Azabona azuka ugaca akabona Imana imugira neza, Imana izigira neza babi nabeza. Ariko muri we takwizera agize. Naguki. Abo bantu Bibiliya yatubwiye ngo umuntu utizera ntashobora kunezeza. Ntabwo na rimwe Imana izibanezerera. Kuko babaho nk'intama, nk'amatungo, nk'ibindi bintu gusa bibona guca bukira. Nta kwizera na gukeya bagira muri bo. Kandi abo baba mu bapagani kandi no mu nzu y'Imana baba. Bakaza agasenga ariko atagira kwizera pe. Atagira ijambo na rimwe ashobora guhagararaho ngo avuge kwizera ahagaze kuri iri jambo kandi ndaryizeye. Abo ni abantu bivuga. Bibiliya ikavuga ngo umuntu utizera ashobora kunezeza. Icyo ni icyiciro. Icyiciro cya kabiri ni abantu bagira kwizera guke. Kwizera baragufite muri bo ariko ni guke kugenda gucika intege. Iyo ahuye n'ibintu by'ibibazo, iyo ahuye n'intambara, kwizera ko kuza kugabanuka ugashira. Abo Yesu azabanenga akababwira ngo kubera iki mugize kwizera guke, kubera iki mufite kwizera guke. Urugero, umunsi umwe ngo Yesu yagiye mu nyanja ari kumwe n'abigishwa biwe. Umuraba uraza, umuyaga urabatera. Kandi ngo Yesu yari kumwe nabo. Ariko ngo yarasinziriye. Yarasinziriye, Bibiliya ivuga ngo yarasinziriye bwerekeza. Yesu bwerekeza ngira ngo ni muri kabiri niki. Iyo bavuze ngo bwerekeza niki. Yo jambo zanibaza ariko ngatekereza wenda kari niba yo nagereye mu ibato kuva Kalemi. Hari ahantu abatwari bato baba bari. Aho munsi muri kafe habamo ahantu abantu bashobora kwishura iyo ari amabato meza, habamo ibitanda bishobora kuryama. Kandi nanone abatwara nabo ubwato baba ari nk'abantu ka babiri cyangwa batatu. Inyuma hari ahantu umwe aba aruhukiye asa n'uryamye. Niba ariho Yesu yaranjyanye asinziriye, kibaza Yesu ashobora gusinzira ariko kuko yari yambaye umubiri birashoboka ko Yesu ashobora gusinzira. Noneho ngo arasinzira. Amaze
ngo gusinzira umuraba urabatera mu nyanja ngo umuraba uba mwinshi cyane n'umuyaga, amazi ngo yisuka mu bwato, abantu babona ngo bagiye gupfa, ngo barataka cyane, bararoba bibuka kuja kudusa Yesu, basanga Yesu we araryamye afite amahoro menshi mu bwato, ntacyo bimubwiye, ngo baraza baramukangura baramubwira Yesu tiwitaye kuko turimbuka. Yesu ngo aravuga acaha inyanja ngo ategeka ko n'umuraba utuza mu nyanja, ngo abantu baratinya cyane, ariko ababwira ijambo, arababwira ngo muzageza he kwizera guke? Ni iki gitumye mugira kwizera guke? Hari indirimbo ngo twebwe turirimba mu bakatolika ikavuga ngo se ntimuzi yuko turi kumwe, ngo Yesu mu nyanja n'abigishwa biwe ngo barataka, ngo barongera barataka, ariko ngo Yesu arababaza ngo se ntimuzi yuko turi kumwe? Mu yandi magambo ni kuvuga ati se ndi muguhumura impumyi turi kumwe mukabibona ntimwizere, ngakiza ibimuga mubireba ntimwizere, uyu mwanya muto cyane mugize kwizera guke. Arababwira ngo kwizera kubera iki? Mugize kwizera guke. Abo ni abantu bagifite ibyiciro zo kwizera guke. Kwizera guke gutera umuntu uwo ari we wese, n'abafite kwizera hari igihe kuza kugabanuka muri bo kubera intambara duhura nazo, tukagira kwizera guke, kwizera kukatugabanukira tugashira, ariko hari igihe kuza kwiyongera. Ibyo ni ibihe byinshi bikunze kuba ku bantu iyo bahuye n'ibintu nkabiriya. Undi munsi Yesu yari kumwe n'abigishwa biwe, arabareba abona ntibagira kwizera muri bo. Ayo magambo tuyasanga muri Matayo 6 wenda duhereye ku bice nka 25 gutyo kumaga. Arabareba abona kwizera kwabo buri gihe guhora kugabanuka, kandi kukagabanurwa n'ibibazo bahura nabyo n'ibyo bareba. Noneho arabaganiriza ashaka kubaha urugero, arababwira ngo ariko ni iki kiza kibatera kwiganya? Mwese ntimuzamubona ko uburabo bwo mu gasozi ukuntu bwambaye neza buberewe, kandi ngo n'Imana itunze inyoni zo mu gasozi? Mwese data wo mu ijuru azabura ate kubambika mwebwe abo yaremye mu shusho yaje, mu shusho ye? Ngo kubera iki mugira kwizera guke ngo bikabatera kwiganya? Ibishuko biza bitera abantu gusubira inyuma, ibibazo biza bituma abantu bagira kwizera guke, ibyo bari bizeye ntibongere kubibona, ibyo Imana yabakoreye bakabyibagirwa vuba cyane. Uko ni ukwizera guke, kandi Yesu ntashaka kutugira kwizera guke, arashaka ko wongera ukazamuka ukava muri kwa kwizera guke ukagira kwizera guhamye. Arababwira ngo se ubwatsi bwo mu gasozi niba Yesu ashobora kubwambika, mwebwe ntashobora kubaho ibyiza mwe mufite kwizera guke? Yashakaga kubarema mu inzira. Hari indirimbo baza baririmba hano bakavuga ngo inyoni zo mu kirere zarorotse, ngo amafi yo mu nyanja yaragwiye, ngo ugatekereza kuko mbikunda kurusha abantu, ngo bigatuma uzi imbere yanje ngo utize. Siko baza baririmba ngo bigatuma uzi imbere yanje utize, udafite kwizera. Abantu benshi baza bazi imbere y'Imana badafite kwizera kuzuye, bafite kwizera guke kurimo gushidikanya. Uko kwizera guke akenshi kuva mu gushidikanya, mu kutizera uhano. Iyo hajemo gushidikanya, kwizera kuragabanuka. Umwanzi wa mbere wo kwizera n'ubwenge n'ibitekerezo. Adui wa imani ni akili. Iyo ushize ibintu mu bwenge
ukavuga ati ariko nubwo abantu bavuga ngo bafite kwizera ibi bintu ntizakagombye kugenda gutya, ukabishyira mu bwenge bwawe, ubwo wagabanukiye kwizera, uba wazanye no gushidikanya. Icyo gihe kwizera kuba guke. Umwanzi wa mbere wo kwizera ni ugushyira mu bwenge, ni ukuzana ibintu ukabishyira muri logike, ukavuga ngo ni ukuzari bisanzwe bimeze. Iby'Imana bihabanye cyane n'iby'abantu. Imana iratangaje, iyo ije gukora izikora ibintu binyuranye n'iby'abantu kandi bigaragaraga ko zoroshe cyane. Imana yabwiye Mose bageze mu butayu, babuze amazi, abantu bamuririye, baramubwira ati ariko tugiye kwicwa n'inyota hano. Imana iramubwira ngo fata ingondo ukubite mu butayu. Ndatekereza ko Mose atageze abanza ngo aje kugisha inama, ariko iyo aje kugisha inama abantu akababwira ati Imana irambwiye ngo mugiye kubona amazi kandi ntegetse kuja gukubita ingoni ku rutare, bari kumuca intege cyane, bari kumubwira ati ibyo bintu ntibibaho, kuva twabaho titurabona amazi ava mu ibuye, byibuze iyo unavuga ngo ducukure turebe ko twayabona mu buzima. Ariko kubera ko yizeye akabikora uko Imana imubwiye, yarabikoze kandi birakora, amazi arabona. Gushidikanya kuza gutuma tutagera kugabanya kwizera kwacu. Gushidikanya hari igihe tugera mu bibazo bikadutera gushidikanya, kandi hari ikindi gihe wizeye ibintu bikaba, ariko kwa kwizera kwa kukagabanurwa n'ibibazo. Icyo ni icyiciro cy'abantu bagira kwizera. Kwizera guke ni igitero kiba kiguteye giturutse mu bitekerezo byawe. Umunsi umwe ngo Yesu yari kumwe n'abigishwa biwe, ariko ngo arabasiga, bo binjira mu bwato ngo barakomeza baragenda. Ngo bageze mu bwato nijoro, umuyaga mu bwato ni ibisanzwe mu nyanja, hakunze kuba mu muyaga, umurabukazi ukaba abantu bataragendera mu mazi tibabizi, ariko ni ibintu bisanzwe, azari igihe haza umuyaga ugakubita. Noneho ngo bagire wa muyaga babonye, ngo bagire gutya barahunga barimo bataka bavuga ati noneho turapfuye, uyu muyaga turawutuzwa n'iki? Ngo babona Yesu aho yari asigaye yaragiye gusenga, ngo atangiye kuzahagendera hejuru y'amazi. Yesu yari afite kwizera kuzuye, atangiye kugendera hejuru y'amazi. Ngo babone barakuturiya noneho ni umuzimu, turagira inyanja tugire n'umuzimu noneho ntiturimbutse. Ngo bagire ubwoba bwinshi cyane, ariko Yesu ngo abegere arababwira ngo mureke gutinya, ngo ni jewe. Petero yari umugabo wakundaga kuvuga cyane, aravuga ngo niba ari Yesu hamagara naje ngendere ku mazi. Yamubwira ngo ngwino. Petero ava mu nyanja, ava mu bwato, atangira kugendera hejuru y'inyanja, arakandagira ngo ariko abonye amazi ntakubita, none atangira gutekereza, uyu ni jewe uri mugendera hejuru y'amazi, ese ibi ni ibiki? Ngo atangira kurohama, gushidikanya kurohama, kwizera guke kubakura ku mugezi. Ngo atangira kurohama, ngo atangire kurohama, atangira Yesu uti ntabara, ndarohamye ntabara. Yesu ngo arambura ukuboko aramufata, arongera kandi amusubiza mu bwato. Ko no kwizera guke. Yesu ngo aramubwira kubera iki wari ugize kwizera guke? Ugize gushidikanya bituma rohama. Uko no kwizera guke. Kandi nibyo bituranga hano mu nzu y'Imana. Abakristo benshi bagenda bagira kwizera guke. Umwanzi wa mbere ni bya bintu dushira muri logike, ukumva ko Imana yabikora mu buryo wo gutekereza, abandi babikora muri ubu buryo, abandi bakabikora muri ubu buryo. Ivyo bikaguca intege, bigatuma kwizera kwawe kunyohwa. Kwizera kwinshi wakagombye kugira kukanyohwa, ugasubira inyuma kubera gukoresha imitekerereze. Tugomba kwizera ijambo ry'Imana uko bizaba bimeze kose, kandi nturebe ikibazo uko gisa, ahubwo ukareba umwami wawe Yesu Kristo, akaba ari ukomeza gutumbira mu bibazo ugatumbira Yesu uko bizaba bisa kose. Abagize kwizera gukomeye ntibitaye ku bintu barimo bahura nabyo, bakomeje gusa kwizera Imana, bakavuga ngo nubwo bimeze bizahinduka bibe byiza, nubwo bimeze gutya ijambo ry'Imana rirabwira gukomeza, nubwo bimeze gutya ariko amaherezo Imana ikunde nawe, bikamubera ihumure, bikamukomeza, ntatakaze kwizera. Uko no kwizera guke. Yesu ngo arambura ukuboko aramufata, aramubwira ngo kubera iki ugize kwizera?
reka tuje ku mwanya wa gatatu ariwo dusoreza. Umwanya wa gatatu ni abantu bafite kwizera kwinshi. Nasomye muri Bibiliya ijambo ry'Imana yo iravuga kuri uriya mugore, iravuga ngo kwizera kwawe, ngo mugore, ngo kwizera kwawe kurakomeye. Ubu no kwizera kwinshi cyangwa kwizera gukomeye cyangwa kwizera kwihejuru cyane gutangaje. Uko kwizera kwinshi kuza gutangaza Imana ikagutangarira ikavuga ngo uyu muntu ntasanzwe, uyu ni umuntu udasanzwe, uyu muntu naje ndamwemera. Kandi iyo umaze kugira uko kwizera kuza kukugeza ku bintu byinshi utakagombye kugeraho, ukabigeraho kubera kwizera kwinshi. Yesu ari imbaraga. Amina. Bibiliya yatubwiye umugore umwe, iri jambo muri no minsi ririmo riranyubatse, ririmo rirafasha mu buzima bwacu. No ku cyumweru cyo hirya nibyo twaganiriye turimo dusenga mu gitondo. Uyu mugore we yari umunyakanani. Abanyakanani yari umunyamahanga mu yandi magambo, ntabwo yari umunyazirayeli. Kandi Yesu yari yaziye abanyazirayeli nibo yari yaraje gucungura, yari yaraje muri Yesu. Ngo akaba afite umukobwa we watewe n'abadayimoni. Yesu ngo atemberera mu gace uwo mugore yaratuyemo, amenya amakuru ya Yesu, amenya ko Yesu yatemberereye aho hantu. Ngo arabasanga aho bari bicaye. Tuzamura ibiganza twese. Yesu ahimbaza. Imana ishimwe. Nari mbonye abantu batangiye kuvuza, mube maso tuganire. Yesu ngo yicaye n'abigishwa be, wa mugore amenye ko Yesu ahari, ngo arabinjirana aho bari bari. Yicaye ngo arataka cyane, ngo aravuga ngo Yesu mwene Dawidi tabara, umukobwa wanje atewe na dayimoni, none unemereye ngo waje kumukiza. Umubi ngo habe n'umwuka ngo birongozo. Yesu yamabwira habe no kuruha amubwira n'ijambo nari aramira. Kandi burya guceceka nibyo ni igisubizo. Bimugaragariza n'urucantege rukomeye rwa mbere cyane. Uri muraza ugatakira umuntu, uramubwira ikibazo cyawe agasa kandi atakumvise. Ngo Yesu aramubwira, ariko ngo arakomeza arataka. Urucantege rwa mbere Yesu aramubwira. Ngo arongera arataka ngo atake. Abigishwa ngo begere Yesu baramwinginga. Niko Bibiliya ivuga ngo baramwinginga ngo mucecekeshe, arimo aradusakuriza inyuma. Umubwira ceceke afunga umuntu wawe. Uyu mugore wahereye umunyamahanga karaza kudusakuriza ahamagara Yesu, mubwira ceceke. Yesu ngo arababwira kandi avuga n'aba mugore arimo yumva ngo erega sinazi yabandi ngo nazi inzu ya Israeli. Uriya munyamahanga n'umweka gume yanyureye araruka n'ubasubira. Wagatatu. Urwa mbere abigishwa basabye Yesu, urwa mbere Yesu yacecetse. Urwa kabiri abigishwa basabye Yesu, baramubwira ngo namucecekeshe, karabyumva. Urucantege rwa gatatu Yesu aravuga ati uriya mumureke, ibyanzanye ntarimo, uriya ntarimo, mubanzanye we ntarimo. Wa mugore ngo abona hano ko afata undi mwanzi ukomeye cyane, ngo aragenda atambuka abigishwa ageraho Yesu yicaye. Ngo aramupfuka aramubwira ngo ntabara, umukobwa watewe na dayimoni kandi ntamushobora kutabara. Yesu amubwira ijambo ribiwe, ijambo umuntu atopfa kwihangana, umuntu utari we gusa. Aramubwira ngo wa mugore we, ngo si byiza kwenda ibiryo by'abana mu bishugunya. Tembe yakoresheje yonyine kujugunya, hari uguha imbwa, hari uguha no kujugunya. Kubu ngubu ni ibintu zataya agaciro. Ka pasiteri asabye akamwitima ako kandi ufite aho kakamujugunyira gutya, naba ngoze ikintu cy'agasuzuguro. Ariko ngiye kamubwira utakati byibuza nubwo naba afite agasuzuguro, ariko guha umuntu. Yesu ngo aramubwira ngo si byiza kwenda ibiryo by'abana ngo bijugunyire imbwa. Mu yandi magambo, sinofata inyama nziza za roti na karangi y'abana, natetse za firiti
ngo imbwa niza ngo imokerere ku muryango ngo nimara ngo gihaye ibiryo mugaho ngo ibiryo by'abana ngo zambwira abana mwiseri farko ga nimbwa nayo mwiseri nayo bisaha wa mugore bamubwira ijambo rikomeye ryo kwizera ritangaje ngo aramubwira ngo nibyo mwana ndiyimbwa ndavye ngo ariko nimbwa nazo zifite uburenganzira zemerewe gutungwa n'ibivumbuka bivuye ku meza. Haleluya. Iryo jambo ryanejeje. Yesu ngo arahindukira aramubwira ngo mugore ngo kwizera kwawe kurakomeye ngo gende kubera ugushaka ngo uwo umwana w'ikirano Imana iramuca. Yesu akeneye kutugira kwizera kwishi tuzakwizera ushikide kutananirwa ugakomeza ugatumbira Imana. Abantu benshi bazabananizwa n'ibibazo. Uwo mugore yahuye n'urucantegero rukomeye cyane. Iyo dufite kwizera, iyo dufite ikigaragaza imbere yacu, ibi dufite intege biba bihari, amajwi menshi abari bavugira mu matwi yacu akubwira ngo ntibishoboka, akaba kararangiye, tushobora kugera hariya, dore abandi aho bageze, abandi bageze kuri ibi ngibi, tushobora kuzara, tushobora gushaka, tushobora gutunga, tushobora gushingira, tushobora kubona iki kintu. Ariko uyu munsi kwizera kwawe kwishi bizakubera ugushaka. Nubwira kwizera bizakubera ugushaka. Haleluya. Imana ishimwe. Yesu aramwindukira aramubwira ngo kwizera kwawe ni kwishi cyane. Wa mugore urantangaje umugore w'umunyamahanga genda bikubera ugushaka. Mu yandi magambo uyu mukobwa ni nka nyina wamukijije, ni nka utuma ya nyina yishiye ahita akira abadayimoni. Yakize kubera kwizera. Hari ibintu byinshi tubona kubera ko twateza agatuza. Kwizera birasaba kuzuka, ugahagarara ugasenga, ugatega agatuza, ukavuga ngo Mana iki kintu iki ndakibona iki ndagishaka. Yesu atari kuyu uragishaka ndagishaka gusa. Yesu ndavuga ati urakibona kubera ko wahanze wagize kwizera no gusubira inyuma. Amajwi akakubwira ngo ntibishoboka, ariko ukamuvuga ngo birashoboka. Kwizera kwishi kuza kuduhesha ibyo tutakagombye. Imana ibaze. Bibiliya itubwira umugore ngo wari umaze imyaka 12 arwaye indwara y'amaraso yo kuva amaraso. Uyu mugore azatangaza. Bibiliya ivuga ngo yamarishije ibintu bye byose ngo ashakisha abavuzi kugira ngo bamuvure, kandi nta muntu utotanga ibintu bye byose kugira ngo bavuze. Tibibaho. Yararwaye n'indwara yo kuva amaraso. Tiwobasha kuja mu bandi. Erega ushobora kurwara istomach kukaja mu bandi bantu kuko ntibaba babe. Ariko woja mu bandi bantu uri muva amaraso tibikunda. Yaramberewe nabi cyane. Uyu mugore imyaka 12, umwaka wa mbere ayirwaye tiwenda zaki bakamurangirira umuvuzi akajayo. Umwaka wa kabiri tihari harundi bigikoko akajayo. Bwati bakamurangira undi ati yari hari umuvuzi ukomeye. Umwaka wa 10 uragera, wa 11 uragera, wa 12 uragera. Kandi mu Banyesirayeli iyo umuntu yabaga afite ikizira abenze cyangwa arwaye bene izo ndwara bamuhaga akato nk'umuntu urwaye korona muri kino. Bagize bamuha akato bakamubwira ati wowe genda uje kuba hano. Uwo mugore yabaga hirya, ariko bishoboke ko ari abantu bamuzaniraga nk'amakuru, akumva amakuru, yumva amakuru ya Yesu. Umunsi umwe ngo umugabo umwe witwa Yayiro yari afite akana k'agakobwa ngo karwaye, aje kubwira Yesu. Aramuretse ngo uje kumviriza umukobwa we. Yesu ngo arabanuka anyura, wumva ukuntu Imana izi kuyara, Imana igira neza, anyura neza hafi y'aho uwo mugore. Uwo mugore amenya amakuru ko ntawe uzi umenye ko byagenze, ariko yumva amakuru ko Yesu aje kunyura kandi akanyura hano. Uyu mugore yagize kwizera gukomeye cyane. Ngo aribwira mu mutima ngo ningora ku mwenda wiwe ndaki. Uzi impamvu yibwiraga ayo magambo? Yari afite uburenganzira bwo kuja kwinjira mu bandi. Yari ahumanye, yari afite indwara izira yo itagomba kwinjira mu bandi. Atekereza uburyo yabigenza, aravuga ngo nzagerageza uburyo bwose cengere mugere, nimugera ngakora ku mwenda takindi gasubira kumubwira, nimubwira se bakamvugura ntibantera mu Abanyesirayeli kwicisha umuntu amaguru ni nkayo yari
cyari cya mu gitondo kwari ugutera umutwe bakabavugisha ngo Yesu ngwatse mu ruvungi rwabo abantu benshi barimo bazigana wa mugore n'abarabimenye ari nyoberanya mu bandi bantu ngo arazanije arashenge arishi arasese ngo agera ku umwami Yesu akora ku musozo w'umwenda we ngo akoka Mariko yaranditse ngo akoka ngo isoko y'amaraso birakama ngo amenye neza ngo kuko kizito cyane Imana ibaza arakiza abonetse Yesu ngo arahindukira nje biyo shaka kumvira ijambo neza uzure uko buri amwanditse hari Matayo hari Mariko hari Yohana hari Ndaruka baza bagenda bandi ku buryo butandukanye uzusoma umwe ko yavuze undi ko yavuze ngo uzusanga umwe yarabimenye neza akamaje muri detail undi akaba bivuga kabintu yitabukira tacabwiye ariko hari hamwe na Somisi impande kandi bari muri Mariko ni muri Luka we ngo Yesu arahindukira cyane ngo ahindukira vuba muri abantu bari bamuzi ngo aravuga ngo se ninde ukoze abantu bari mutaka wamuka uragaterere kubuka uri gitangaza abantu tumuturabizana kurabaza ngo hari umuntu ukozeho muri aba niba utawugukora ikivunge cy'abantu ko turabizigana ngo niba ukoze atoya hari umuntu ukozeho ugira ngo Yesu yumvise umwene witoza ugakora kumwe no muntu wari yakoze ariko yamukoze ngo wamugara biko ngo aravuga ati nguyu ndaruka mushi arabimenya ngo rikaze kubwiza ngo araza aramutsuka amubwira uko bizakora nuko yiba baramubwira ngo wamugore mugenda kwizera kwawe yagize kwizera kwishi ni kwa bakristo tugomba kwizera Bibiliya yatubwiye ngo utizera ntashobora kugira ngo kunezeza tuba mu buzima butanejeje Imana kubera ko tuba tutizera tuba mu buzima butishimirwa n'Imana kubera ko tutizera kwizera ni ikintu tugomba Bibiliya izimbira undi mugabo w'igitangaza wagize kwizera kwishi cyane gukomeye ngo yari umutware w'abasirikare utwara ingabo w'abasirikare none ngo arwaza umugaragu niba ari Westcott niba yari ariko Bibiliya izimbira ngo yari umugaragu ntabwo ari n'umwana we yari umugaragu ngo kandi akunda cyane ashobora kuba ari umuntu wamwitagaho swat umutekera cyangwa Westcott ariko yari umugaragu nicyo Bibiliya izimbira none uyu mutware naho ndasomye muri ziriya njiri zose ko arenye ubanza ari 3 nasomye ntibabivuga kimwe umwe yavuze ngo bamutuma ngo mutware w'abasirikare yari umunyamahanga ariko akagira akazi keza ngo yakundaga abanyesirayeli ngo ndetse ngo bakisinago abo bakizima yagomba kikanisa aravuga ati mwebwe kwikunda abanyesirayeli n'amateka yabo ngo abo bakisinago noneho ngo arwaza umwana we atuma kuri Yesu abigishwa be baramubwira turiya mutware wagutumye nubwo ari umunyamahanga mu yandi magambo ariko akunda abanyesirayeli ngo ndetse yatwubakiye n'isinagogi ureke twe kukisoma Yesu tutubwira ngo avuga ijambo rikomeye cyane muri Mariko wavuze ngo yaraje ngo akigera hafi ngo amutuma abagaragara mubwira ngo ntabwo ukwiye kugira mu nzu yawe ntibikwiriye kuko kugira mu nzu yawe ngo uvuge ijambo rimwe umurwayi waje ngo naje kwisiga ngo iyo mbwiye umwe ngo nagenda azagenda ngo kandi kugira ngo naza nawe tegeka ijambo rimwe ngo umugaragu wawe arakira Yesu ngo yumva yabaga aravuga ngo habe no mu Bayisirayeli sindabona umuntu uri kwizera ngo umugaragu we akoka kubera kwizera kwishita Yesu arashaka ko tugira kwizera kutari ukwizera kurimo gushidika kutari uko kwizera ngo nuko ibintu bigenze neza uyu munsi ngo nizere ejo mu gitondo sange na n'ukwizera mu byiza
n'ukwizera mu bigeragezo, n'ukwizera ukomeza gutumbira Yesu wenyine, ugakomeza ukamwizera uko ibintu bizaba bisa kose, ugakomeza ukamwizera. Amaherezo uzafika, amaherezo uzabona icyo ushaka. Nubwo hari ibintu bitinze, nubwo hari ibintu umaranye iminsi usabira Imana uyibwira, ukabona bikazaho kuba biri, ayo majwi ntukayumve, uzakomeza gusaba. Reka dusome ijambo rya nyuma ari ryo dusoreza. Marko ibice 10 umurongo wa 46 turagaruka ku 50 na kabiri. Dusome Yesu akiza umutwe w'amagambo ngo Yesu akiza umuntu yitwa Barutimayo. Ubwo bageze Yeriko, akivana Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo. Yego. Umusezi w'impumyi yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, ahera arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi babarira. Komeza uragaruka kuri 52. Yesu mwene Dawidi abantu benshi baramucaha ngo ahore. Abantu benshi baramucaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. Arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Yesu arahagarara arababwira ngo nimumuhamagare. Ahamagara impumyi, baribwira bati, humura, haguruka araguhamagara. Haguruka araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo, irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko ugirirane? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, yego, igendere kwizera kwawe kuragukijije. Imana ihimbazwe. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Amen. Ukwizera kuzaguha impumyi kandi ko turavuga amakuru dusanzwe tuzi twese kandi turazi. Uyu ngo yari umusezi w'impumyi, yari impumyi yamenyerewe bakayijana ku muhanda w'ahuriro y'abanza kugira ngo asabirize. Impumyi irabasaba mwafungura. Hari umudamu umwe namwe muzamubona, yakundaga kubusuka imubona cyane, yazaga w'impumyi bakunda kuza muri gare, adashaka n'umwana bakunda ko wafunguye. Iyo mubonye uzanira agahitana rero kuko ari umubyeyi arahumye, zambaraga zahumuraga impumyi zarara cyane. Ni twebwe tutazifite, ni iki cyaba kutiza. Uyu ngo yari uyu Barutimayo, impumyi izwi, impumyi yavutse ari impumyi abantu bose bazi, ubonye icyamo akamuha utakibona. Umunsi umwe ngo yasanyura ahantu arimo asabiriza, arabaza ati, uko ushaka n'urwiki? Ati, ni Yesu ugiye kwandika. Akuzi ko kwizera kose kugira intambara. Kwizera kose kugira intambara. Yamataka aravuga ngo, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Ngo ataka abantu, hamwe havuze ngo abantu bari imbere ngo baramucaha, baramuceceka. Yesu karatambuka nabo kuravuga kuko uruwaye. Ariko ngo arakomeza arataka aravuga ngo, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Yesu araruharagara yumva urwo rusaku, ngo arahagarara yumva urwo rusaku rumukozeho. Uyu muntu kwizera kwiwe kwa mbere kwabaye kwanga guceceka ku munwa gutaka. Nicyo cyatumye Yesu amumva, yumva ijwi rye araryumva. Abantu bari bamucecekesheje, iyo aje kubumvira, iyo aje kumva akavuga ati, abantu barambwiye ngo Yesu ni umuntu ukomeye gaceceka. Uyu muntu ntaba yarakize, impumyi ntiba yaramutse.
ariko Yesu ngo aravuga ati se ninde ati ni mu myanya irimo ivuga irimo irataka izavuga arongera ngo arataka aravuga ati ni mwiza ngo arabaduka umwambaro we yari baramufata baramurandata bamugeza kwa Yesu amubaza ijambo ryiza shaka kugira ngo tugusoreze aramubaza ngo ese urashaka ngo nkugirire kuri muboroga kuri mutaka ni kushaka ko kugira avuga na Kristo aravuga urashaka uyu munsi wewe ni kushaka ko Yesu akukunda bivuga ne kwizera kwisha fata cya kibazo cya ni kushaka ni ikihe kibazo kikugoye urashaka ngo Yesu agukorere iki Yesu yiteguye kudufasha Yesu yiteguye kutugirira neza urashaka ngo agukorere iki uvuge nk'abaratima yahisara sakunde aravuga ngo ndashaka hari igihe tuza ngo kuzifuza kandi naje kuza kumbaho bavuga ngo umuntu wese naza kuzifuza byiwe urebe icyifuzo kimwe kuko ukagutangira minervare y'abana ugatangira ibibazo ugatangira umwenda afite ugatangira ibi nibi donc ugatangira akazi precise mu buryo n'Imana nayo irakubaza n'undi muntu ntabwo n'umuntu akoresha none ni ushaka muri ibyo byose wowe ufata ibintu byose ukurungira icyarimwe fata ijambo rimwe ndashaka ngo muri uyu mwanya tuganire amagambo y'Imana kuko icumwe cyo hirya mama pastor yatwicishije ijambo ryiza aravuga ngo tugomba gusukura ijambo ry'Imana ahubwo no kugira ngo tugukora tumaze iminsi twumva amagambo y'Imana twahuye n'abantu bazi kubwiriza cyane bazi gusobanura amagambo neza ariko twakomeje kudindira twakomeje kuba ibikuri twakomeje kugira ibibazo kandi dufite umuti ijambo ry'Imana rikabwira ngo nukora gutya biragenda gutya ukazumva gusuka gusa kaho bireba abantu dukeneye kwizera kwinshi twese kugira ngo tubashe gusubiza n'icyo ushaka ko Yesu agukora uyu munsi ukivuge ukirasura ukivugana umutima wizeye kandi wizeye cyane wo kwiringira Imana uvuge ngo Mana ndashaka kunkorera iki ndashaka guhumuka ndashaka kubona iki ndashaka guhishurirwa ndashaka gukizwa neza ndashaka kugira kwizera kwinshi uriya muntu ari undi muntu wazanye umwana we wari urwaye abwira Yesu ko wabasha wabishobora wamukiza Yesu aramubwira ngo nabishobora zose bishobokera uwize aravuga ngo nize kiza kutize uwo nawe yahawe kwizera kuko Yesu arasura ikintu kiza kutizera uyu munsi ushobora kuvuga ngo Mana kiza kutizera kwizera kuza gutunga abana b'Imana hari ijambo dusoma mu Baheburayo rikavuga ngo haracasigaye igihe gito igihe kigufi ngo ca ngo kandi uzaza ntazati ngo ariko umukiranutsi waje azabishwaho kwizera kuza kutubesha kuza kubeshaho abantu bakabaho mu buzima bwiza ukabona umuntu arasa neza mwamubona ko wowe uzukura amafaranga ye yambara kenda gashaje ukazura ngo none kazuza kubera kwizera umukiranutsi waje azabishwaho no kwizera ngo nyamara nasubira inyuma ngo umutima waje tuzamusha iyo umuntu agize kwizera igihe kimwe ugaca gasubira umutima w'Imana tuzamusha abacikuru n'Imana Imana irashaka ngo tugire kwizera guhoraho umutima w'Imana twishimira ikakwishimira ngo mwana waje urizeye cyane ijambo ryiza rero uyu mwanditsi yavuze aravuga ngo ariko twebwe tidufite gusubira inyuma ngo turimbuke ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu twebweho ntidufite gusubira inyuma ntidufite gushidikanya dufite gukomeza kwizera tugatera intambwe kugira ngo tuzakize iri jambo rimwe ubwira Imana ngo
mana ndashaka duhaguruke dusenge dufatikanye muri isengesho ari kwizera uri mu ijuru wubaka waduhaye ijambo ryawe kugira ngo ridufashe uyu munsi twize ijambo ryiza ko tugomba kugira kwizera kwinshi udukize kutizera uduhe kwizera kwinshi dukomeze tukwizere kandi ntidufite gusubira inyuma ngo turibuke ahubwo dufite gukomeza kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu reka kwizera kuzure muri twe abantu bakwizere ko Imana ishobora byose tumere nk'abaritimana udusubize muri birya byari bitugoye duhabwe imbaraga sha tugire ibyiringiro bisha kuko ari wowe wenyine tuzaba dutumbire ko Imana yacu rebamo abantu bose kwizera kuzuye kandi ubwo tuzongera kandi guhura tse duhura tuvuga ngo twizeye ibi twari dufite ibi bigaragazo birahinduka kubera ko twari dufite kwizera turagushimye kuri Imana itwumvise kandi duhinduriye amateka ukaba uduhaye kwizera kwinshi kandi gukomeye tugukomeye amashyi